ijambo ry'Imana. Ushobora nanjye ngiye kugera kuba sinigomora wenda ko ufite umurongo ngenderwaho, ariko reka tucunguze uburyo ubwete. Dusome mu Barebe igice cya 6 n'umurongo wabo wa 5. Aravuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire, umutambyi awushyiremo inkwi uko bukeye. Umurongo wa 6 akavuga ngo umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Amen. Kugira ngo tuvuge, ariko reka tubisorezeho n'iri muri Petero wa mbere igice cyaho cya 2 umurongo wa 9. Aravuga ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, ni abantu Imana yarose kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ni mwari ubwoko, ariko none mu bwoko bw'Imana. Kera ni muri akababarirwa, ariko none mwarababariwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Kugira ngo tuganire iri jambo, tuvuge ku muriro w'Umwuka Wera. Tuvuge ku muriro w'Umwuka Wera. Turacyari mu bihe bya Pentekote. Ntabwo nabyibashije ndavuga ko se tuzajya tuvuga ku Mwuka Wera gusa kuri Pentekote, indi minsi buriya tuzabaho gute? Nzagira rimwe ari mu hagati, nta Pentekote nta Pasika, ngire rimwe bari cyumweru bigisha ku Mwuka Wera, mbese nkaho ari kuri Pentekote. Kubera ko abantu bacu turabatererana, ugasanga tubibukije igihe cyararenze, byararangiye, bagaherekeza abafite Umwuka Wera. Iminsi yo kuwusaba nayo ari mikeya, ugasanga iminsi irabarenganye, akomeje kugenda urugendo rudafite Umwuka Wera. Umwuka Wera rero agereranywa n'ibintu bigera nko mu 8. Agereranywa n'amazi, akagereranywa n'amavuta, akagereranywa n'umuyaga, akagereranywa n'imvura, akagereranywa n'inuma, akagereranywa na kashe ariyo kimenyetso. Wanasifuye sana. Hanyuma akagereranywa nanone n'umuriro, ariwo ngira ngo tuganire muri aka kanya. Umuriro rero mu buzima busanzwe ufite umumaro, ufite agaciro, urakomeye. Uramutse ubuze mu isi ntabwo abantu babaho. Impamvu bafashe ibi bintu bikomeye bakabigereranywa n'Umwuka Wera nuko bifite imbaraga. Ibintu bifite imbaraga. Ubu hano barashyizemo itiyo y'amazi, hanyuma igasaza, igatoboka, mwajya kubona mukabona amazi atoye iyi sima, irashwanyutse. Nubwo yaba ari inzu ya beto imeze gute, amazi atobotse irabastiga neza isima, mukabona irashwanyaguritse. Amazi rero afite imbaraga, amavuta nayo afite imbaraga, umuriro nayo ufite imbaraga, umuyaga nayo ufite imbaraga. Mwarabibonye hariya muri Amerika, muri Los Angeles, ukuntu umuriro wabigenje ufatanyije n'umuyaga. Ntazo yasigaye, hasigaye inzu imwe nayo y'umukirisitu na Bibiliya ntibyahiye. Haleluya. Kugira ngo Imana yerekane nanone imbaraga zayo zaremye ibyo ngibyo, hejuru yabyo hari imbaraga z'Imana. Rero nagira ngo umukristo ubitekerezaho iri jambo, uryibazeho impamvu wowe udafite uyu muriro w'Umwuka Wera. Nawe ubyibazeho. Ikitonderwa,
nuko umuntu udafite uyu muriro w'Umwuka Wera ari umukristo, gukora umurimo w'Imana biramuvuna, biramugora, bimutera amabavu, amera nk'ukora yicunguye kandi yaracunguye. Ukumva umeze nk'uri kubambwa, kumva umeze nk'uri mbese guterwa imisumari, ariko iyo ukora uyu murimo w'Imana wuzuye umuriro w'Umwuka Wera, biba ari ibintu byijyanamo, ari dororika, biba byijyanamo, biba byoroshye, nta kikuvuna kiba kirimo, uba wumva ari ibintu biryoshye. Ariko iyo uri kuwukora nta muriro w'Umwuka Wera ufite, uravunika. Nimureba n'uko ndi kuvuga ntafite uyu muriro w'Umwuka Wera, ntafite aya mavuta, ashobora no kuvuga no mu kanwa ibiseneri gaciro, mwari mubizi ko bishobora no gucika. Iyo uri kuvuga uri umunyamubiri wiyigisha, uravuga ukumva wahamagara abantu bakaguha amazi yo kunywa, kuko nta tuvuta, nta tuzi. Kandi Bibiliya iravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngibyo yabivugaga yerekeje ku Mwuka Wera uwo bamwizeraga bendaga guhabwa. Nagira ngo mbabwire ikintu kibafasha gukora umurimo w'Imana, n'uyu muriro, n'aya mavuta, n'uyu muyaga, n'aya mazi y'ubugingo atemba ava muri mwebwe. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Utabifite rero uburyo uravunika cyane. Rero mbifurije umuriro w'Umwuka Wera. Amen. Umwuka Wera. Impamvu ya mbere abantu bakwiriye gutunga umuriro w'Umwuka Wera kandi ikomeye, muyumve, nuko Imana yacu dukorera ari umuriro ukora. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iravuga ngo Imana yacu ni umuriro, kandi nikongera kavuga ngo Imana yacu ni umwuka. N'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. N'umuriro, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu muriro no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Muriri muhagaze hano mu kariri, nta mavuta y'Umwuka Wera, nta muriro w'Umwuka Wera, naho mumeze nka cakacaka, nameze nka ivuna cakacaka, byaba ari ibintu mbese by'isi bidatanga ubugingo, bidafite. Ariko iyo muri kuririmba mufite umuriro w'Umwuka Wera, mufite amavuta y'Umwuka Wera, mufite amazi y'ubugingo, iyo muri kuririmba biba biri gusohoka muri mwebwe bitanga ubugingo mu bari imbere. Biba bifite umumaro. Hari ababa bari gukira indwara, hari abari gukira ibyaha, hari ab'imivugo ibiri gusohokamo, hari ababa ibigeragezo biba biri gutsindwa. Iyo muri kuririmba mwohereza umuriro, hari imbaraga z'abadayimoni ziba ziri gutsindwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero mwifuze iyi mpano y'Umwuka Wera kandi mukore umurimo w'Imana mufite izi mbaraga z'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Kabiri, impamvu ya kabiri igomba gutuma twifuza uyu muriro w'Umwuka Wera, nuko turi mu bihe by'imperuka, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije. Udafite rero izi mbaraga gukorera Imana muri ibi bihe bigoye bizagora. Murabyumva bene? Turi mu bihe Pawulo yandikira Timoteyo, arabimubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bimeze gute? Ibihe biruhije. Kuko abantu bazaba bikunda, badakunda n'ababo, ari ndashima batarabera, badakunda ijambo ry'Imana, ari ibyigenge, bikakaza, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo, wowe waka imbaraga z'Umwuka Wera. Yesu ashimwe. Kubera yuko ari ibihe biruhije bigoye, turi mu bihe biruhije bigoye. Kandi Imana yeretse kutubwira ngo nta hatambika hasigaye. Turi gusenga nta hatambika hasigaye, kugenda mwambare imbaraga, mwambare inkweto z'urugendo, mukenyere mukomeze, ahasigaye hose
hararuhije, harazamuka, haragoye. Bakoze Imana nahasigaye haboroheye gusaba imbaraga z'Umwuka we. Nabo muri hameze nk'ahatanga imbere naho tugiye kunyura haragoye cyane, aho tugiye kunyura haragoye cyane. Muri 94 ndi gusenga nezwa saba kugira ngo ntahe, bucya bari buza kunyica, Mana iranzamura iranganiriza kandi mbwira yuko nazapfa, ariko igereka umurimo tugiye gukora imbere uzaburuhisha. Ibigereka muri 94 muri kuriya kwezi ya kubona mbona turi guhinga umurima uri mu rwiri rwinshi cyane ku buryo abantu bavanaga mu rwiri inzara zigakuka, kandi uwo murima twawuhingaga turi kuvugirizwa induru hatemerwa yuko tunawuhinga kandi ari uwacu, ariko bavuga ati ntabwo muwuhinga. Ariko nanone hari n'indi tegeko rivuga ngo nimuhinge. Urumva byari bikaze nkabona biragoye. Noneho mbona ngo twinjiye, Imana itisobanurira uwo murima ngo mbona twinjiye mu ivugabutumwa, ariko iryo vugabutumwa ryari rigoye riruhishe, ngo mbona turi guhingwa na bene wacu. Kandi ubwa mbere bivuze kuva muri 94 ubwa mbere bivuze ngabona bari kuduhiga, baduhiga n'imihoro n'imipanga n'amabuye n'induru, batuvugiriza induru, bari kutubuza kuvuga ubutumwa. Ibi nabibonye nitegura gupfa. Rero impamvu dukwiriye Umwuka Wera nuko tugeze mu bihe bigoye biruhije, no kuvuga ubutumwa no guterana no gukora umurimo w'Imana mu buryo busanzwe bizamurana, ubu ntibiragorana. Udafite umurimo w'Umwuka Wera ntabwo uzabishobora. No kuririmba birasaba umuriro w'Umwuka Wera nibwo muzabishobora. Gatatu singeze ku cya gatatu. Impamvu ya gatatu nuko twambaye umubiri. Impamvu ya gatatu dukwiriye gusaba Umwuka Wera cyangwa se umuriro w'Umwuka Wera, ngo nuko twambaye umubiri. Mu zindi ndimi umubiri ntabwo bavuga umubiri, bavuga kamere. Nuko twambaye kamere. Niyo mpamvu muri uyu mubiri dukwiriye gusaba imbaraga z'Umwuka Wera. Kandi impamvu hariho iri tegeko ryo gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kubera uyu mubiri twambaye, nuko uyu mubiri ugira amanyanga menshi. Udafite imbaraga z'Umwuka Wera ntabwo wahazagerayo kubera amanyanga y'uyu mubiri. Iri jisho ryonyine ryakuza kujyana amanyanga y'ijisho. Urebuzwa ijisho rigira amanyanga. Muri bibiri nari umudiyakoni kuri seje. Noneho tukayobora inama, twarangiza gukora inama tukarangiza mu minota 30 inama yose tukayumva kuri seje ku matora. Inama tukayumva yose, abapagani batugana ariko ngo inama yanyu bibyose ngo mwavugiye ibi ngo narunaka ngo mwamutenze, ariko sabura ndi umunyabyaha wenyine mbese inama tukayumva. Noneho tugasubira mu yindi nama tuvuga ati ninde ujyana inama dukorera hano ninde, mbese tukajya tureba naho tugira ngo turapfuye, mbese tubura n'ibibazo. Umuyobozi arakora rimwe. Rero turi mu nama ko nari ndi umunyamwuka, numva ijwi rirambwira ngo sohoka mwere. Ndasohoka ngo ngera ku idirishya, ngiye kubona mbona umwe mu bakristo b'uwo mudugudu ari ku idirishya ari kumviriza inama. Amanyanga y'uyu mubiri nuko twikubaho yakotomeye neza, inama yose ameze gutya, mugongo wacitse, imitsi y'ijosi irenda guturika, ari kumviriza inama nyobozi y'itorero. Kandi yarangiza
agahita ajya kwivuga. Hari intumwa za shitani ziba ziri mu itorero zabatijwe mu mazi menshi zitarabatizwa mu mwuka wera, zijya ku mirimo, zikora imirimo y'Imana, zijya no kwigamura, ariko ari intumwa za shitani, ari abakozi ba satani batukisha itorero, batukisha abakozi b'Imana, bica umurimo w'Imana. Ibyo ni ibisiga bisizugwa, ni intumbi zigenda ariko ziri mu itorero, Imana izazihana. Hanyuma ndamuhamagara, araza aramubwira ati burya ni wowe wajyaga utujyanira inama. Arapfukama asaba imbabazi. Mu bantu rero bagira imbabazi zireba babo mu kuri, hari ibintu nanesheje ushobora guhagarara imbere yanyu nkabibabwira. No mu bantu bagira imbabazi, reka mu mbabazi harimo impuhwe, harimo ibambe, harimo urukundo, harimo no kubabarira. Rero byose rero jewe natuje umwana we ansaba imbabazi, namwe ndakubariye, ariko ndaguhana jyenyine, ntabwo undi bubibwire, ariko ntuzongere, Imana itazakwicika rwose, ntabwo nzongera. Kuva icyo gihe narinze bava atarongera. Uyu mubiri rero ugira amanyanga menshi, amanyanga y'uru rurimi, guteranya, gusebanya, kuvuga abandi, amacakubiri, ibintu runaka gutya na gutya, kugeza n'igihe ushobora gufata umuntu mukagira umurozi, mukamugira umurozi atararoga n'imbere. Kugeza igihe ushobora gufata umuntu mukamuhindura indangamirwa, nta n'uwarasoma no kwitaba. Ari amanyanga y'ururimi gusa, ari amanyanga nta kindi. Kandi biri mu itorero, biri ahangaha. Nudasaba umwuka wera uzarimbuka uzize amanyanga y'umubiri. Kandi wari wagize umugisha wo kwinjira mu irembo rirasukirwa. Nta mwanya mfite mbabahaye uhanye mbababwira ibintu byinshi. Jewe nabaye umuyobozi guhera muri 2003, nibwo nabaye umuyobozi mu itorero. Muri 2003 nibwo nabaye mwarimu, 2008 nibwo nabaye pastor. Kabizi nzi ibintu byinshi cyane mu itorero no mu isi, ndabizi kuko nakijijwe maze imyaka 22 mu isi. N'umupagani wujuje ibyangombwa, avuye muri Nyaruguru ku Gikongoro, norotse gereza afite imyaka 18. Nagonze umugore utwitanya muri koma, nanjye njya muri gereza. Rero isi nayizi, n'itorero ndarizi. Shitani ndamuzi na Yesu ndamuzi, ikintu wambeshye. Imana ishimwe ko nabatizwa mu mwuka wera. Rero bakenda kabiri ngibitse, nagira umwenyenye, nagira gute, natinda gusenga ngo nenyegeze. Ngibitse hari igihe nk'iyo twagiye kubatiza amanuka mu mazi, nkumva ziramanutse, nkunda kuzura umwuka wera ndi kubatiza, nkumva indimi ziraje, nkumva burya ibintu byanjye biracyarimo, byumva ko bikiri, nkumva biracyarimo we, kubera intambara n'ibigeragezo n'ibibazo, arigira ngo ugira ngo byarigendeye. Ariko haboneka akanya ko gusenga nka 2 cyangwa 3, ukumva bya bintu biracyahari. Abaturiho biracyahari we, ukariraho gakeya, ukongera ukavuga ati murakoze, mbese rwose mu ijoro ndabashimiye, biracyahari. Umuriro w'umwuka wera mwabanyura mu cyacu se atarifite. Erega umwuka wera abari no gusenga no mu mwuka no mu rurimi, nubwo ashaje ariko umuntu w'imbere arushaho kugenda abamusha uko ntabwo umwuka wera asaza uyu mubiri, asaza umusaza n'umukecuru, ariko umwuka wera arushaho kugenda abo umusore mu ijuru azaba afite nka 15. Haleluya. Mwifuze umuriro w'umwuka wera. Impamvu ya kane nuko adushoboza
guhamya Kristo no kumukorera tumarusha. Ntimugire ngo guhamya ni ikintu cyoroshye. Guhamya, iri jambo guhamya niryo nukuvuga niryo rihagarariye kudakora ibyaha. Guhamya ni ukuvuga ngo aho bari gusambana uhakurwa n'iri jambo ryitwa guhamya. Udafite izi mbaraga z'umwuka wera zigushoboza guhamya, urawandikisha amano bajya bakubwira ati tubikore nyirisiza kinyibisirizwe kinyibisirize hafi uri mu biki ubose urabona uri hafi wahamije barakubwira ngo uyu munsi rero ngo ugomba kuza ngo gukora interview. Ugomba kuza gukora interview y'akazi, kandi akazi ni keza gafite umushahara mwiza kandi n'amezi 3 tugahita tukuzamura mu ntera. Ubwo rero uyu munsi ni interview, ukagenda ugasanga interview kumbe interview ni ugusambana na boss. Ni wakazi mbese niho ruzingiye. Ubwo rero ifite imbaraga z'umwuka wera arabikubwira abo ati uri igipfu, akazi kawe nzapfe ntagakoze, dore n'iki genda itu ukemera ukisiga amamesa, ukemera ukisiga ubuto, ukemera ugatwika icyuma na puderi washaka ukisiga iteka, ariko ugahamya. Ntabwo rero wabishobora wari ugize imbere y'amafaranga udafite imbaraga z'umwuka wera, ntabwo wabishobora. Ni ngombwa ngo musabe imbaraga z'umwuka wera, kandi nanone icyo zizagushoboza kutajya mu bwibone, zizakurinda ubwibone, kuko kimwe mu bintu bigiye kurimbura abantu ni ubwibone. Ubwibone ni bubi. Ubwibone butera ubunebwe. Mwari mubizi ko ubwibone butera ubunebwe, noneho bwa bunebwe bugatera ubukene, bwa bukene bugatera urupfu. Ubwibone na maze kuzuza umwuka wera nibwo nahise gukora n'ubukwe ndashaka. Noneho Imana iremerera ubukene, ubushomeri, ibibazo. Igihe kimwe umuntu arambwira ngo ninze inkwi twacanaga agerageza. Ndagenda nabaga mu Burabuturo, ndagenda njya mu Gashekero niho yari atuye, inkwi, umuba w'inkwi iz'imyasi. Ndi umujeni Mariya byaye rimwe. Noneho atasukura zigezayo, ndamubwira ndazigezayo. Nakumbi umwuka wera yishe dayimoni y'ubwibone. Ndazihambira, nagize ndazizamukana, najya kuri ya gatanu ndazimanukana, ajya kuri Methodiste nasejema aho bazi meze kuhavukiye, ndazimanukana na Rwanda Motora abanyogo disi ngo murokore Mana gasigaye atori ngo muroko bari kuzabwira Yesu azakore ngo kuzindire bacokesha ni byibonera shani zirahari imbere zirahari. Ndataha ngacana ngateka ngasuruma imboga tukarya. Wa muntu yarakijije harimo kugerageza, yari umwanthropologere afite imisa wa etaje yarunze mu rugo no kuri shansi. Arangije arambaza ngo se zamwe basigejejeyo, tinazigejeje atuzagaruka guhizi. Noneho icyo yakoze yapakiye imodoka yuzuye inkwi n'irangara, muraza kumubona tuririranwa. Yapakiye murebe hano roga indesi irangara, dore abantu badafite umwuka wera bagiye bose. Ijambo ry'Imana na Nyirapasika ukomeye none mwarebye hano kandi ngo nakwerekana mu bantu ko waza nakwerekana ugase
murebe hano. Ariko siko yigeze kubwira Sawuli kuko wazi ijambo ryanjye nanjye nguciye kuko igahita imuca. Hakindi yasize burya ngo yasize kwanga ijambo ry'Imana. Abantu ntabwo bazi ikintu gitumye bakena, barwara, babizahare, bahura n'ibibazo bitoroshye, ni ukubera kwanga ijambo ry'Imana. Yewe saa 10 mbabyutse ndi gutegura, ndi gusenga, nohereza abantu ijambo ry'Imana, abantu ku giti cyabo, ku mbuga, ku midugudu, ku matorero, nohereza ijambo ry'Imana. Imbuga zimwe na zimwe nk'abantu umuntu arasimbutse ahamagaye undi hirya ndayashaka wenda dore ku mwana agatira bashawutu, kandi ijambo ry'Imana nashyizemo ari irimutabara, ntarikozeho n'ijisho, kandi ugasanga afite ibyifuzo bigana umusozi. Ariko kubera kudagacira ijambo ry'Imana akazakomeza kurusukira atazi icyo azira. Muha agaciro ijambo ry'Imana, niryo rizabakomeza, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo abeshejweho n'ijambo ry'Imana. Wa muntu rero abonye ko ubwibone bwapfuye, apakira inkwi zuzuye imodoka twazicanye umwaka wose. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, uwo muntu ni umukire, aba mu nzu ya etaje, ahora mu rugo adusura, kandi ni inshuti ya yindi tudashobora guhura mu mvanire mwabo. Kuva icyo gihe yaramuzi ngo narabikunze, ni inshuti y'umuryango, ni inshuti yanjye. Kubera iki? Ko yabonye ko mfite imbaraga z'umwuka wera, kandi abona ko dayimoni y'ubwibone yapfuye. Bibiliya iravuga ngo umuntu utazi gutunga be cyangwa wo mu muryango we ngo ari mubi hanyuma yutize, ngo aba yihakanye ibyizere, kandi ababaye mubi hanyuma yutize. Ibyo rero mugomba kubimenya kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibashobose. Icya gatanu uyu muriro w'umwuka wera, ndagarukira kuri iki cya kane, ndabona ngiye kubivuga byose, kandi sinshaka kongera kugira, ariko ndashatse kuvuga ku mwuka wera. Amen. Haleluya. Umwuka wera, icya mbere agomba kuzamo ukagira imbaraga. Icya kabiri yatanze imbaraga. Icya kabiri yakoze ngo niwe waturwanyeho, arwanaho abigishwa n'intumwa, akubita ikinyoma. Hari ikinyoma mu Isirayeli cyavugaga ko Yesu atazutse, kandi bari kuvuga ati mubisibanganye, nibagenda muri ino si bavuga ko yazutse, tuzaba dusebye, tuzaba dutsinzwe. Rero bashyiraho itegeko, abantu bakomeye, abategetsi n'abatambyi baravuga ati ntabwo yazutse, muvuge ko abasirikare bamwibye, ko atigeze azuka. Ariko Yesu yarazutse. Yari yababwiye ngo mugende i Yerusalemu murindire ibyo Data yasezeranyije. Ikimenyetso kizerekana yuko nageze mu ijuru, nzabohereza umufasha ari wo mwuka wera. Rero ikimenyetso, ikintu umwuka wera yaraje gukora, yaraje gukubita ikinyoma cyari kiri muri Yerusalemu kivuga ko Yesu atazutse. Rero Yesu yarazutse, mubimenye, mubizi, niyo nsinzi yacu. Yesu yarazutse. Ntabwo rero wabimenya udafite umwuka wera, umenye imbaraga zo kuzuka kwa Yesu. Amen. Icyo ni ikintu gikomeye mugomba, aho imbaraga zacu ziri ni mu muzuko. Amen. Rero bene data, umwuka wera agereranywa na zahabu. Kavuge zahabu. Hari andi mabuye yenda ashobora kuba afite agaciro kwirusha, ariko iyo tuzi ni zahabu, sibyo? Ntabwo wabona zahabu n'uwakubwira ngo ucukure imyaka 5 kugira ngo uzajya kugera kuri zahabu byakugora. Mwabyumvise? Rero umwuka wera nawo agereranywa na zahabu. Kuba n'umwuka wera rero ni ugucukura,
nuko mbese nugushakisha ntabwo ari ugupfa kuwubona nk'uko abantu babyibwira. Yarivugiye ngo ntibishoboka ko ab'isi babuhawe. Hari igihe anakureba uri mu itorero akabona nawe uri uw'isi, nawe gatuma nta kintu akumarira, ati naba nivuguruje. Banza urebe ukuntu ukizwa umaramaze wezwe ureke kuba uw'isi, sibyo? Nawe ubundi ntabwo wawubona. Abigishwa bagendanye nabo b'inshuti ze, babanye, bakoranye umurimo w'Imana, baruhanye, basangiye akabisi n'agahiye, ntaho bari bafite. Icyo akoze arababwira ati nimugende kugira ngo mubone, murarindira aya masezerano, ntabwo ari ugupfa kuyabajugunyaho, nimugende. Ntiyigeze ababwira n'iminsi, bamaze iminsi 10 yose. 10. Umuntu wamaze iminsi 10 hano ari gusaba Umwuka Wera hano ntawe ubona cyane, ngira ngo hari abafite icyaha atiha, yaba afite icyaha atiha, ariko ni iminsi mike. Keretse umuntu umwe nzi yari yakoze yirimba arabubura naramuyobora. Yari umukobwa avuye mu babikira, arangira ngo ati ko Yesu navuye mu babikira ndangije ndakizwa, abandi barabatizwa, abana ndakwaka Umwuka Wera ukabona Imana. Ubu akora ubutayu, akora amasengesho, ariza. Twari mu yirindwi rero, ku munsi wa karindwi nibwo yawubona. Uranamuzi arangije yakoraga iriya Kicukiro muri papeteri yari ihari, nimba ari papeteri nimba ari uruganda rukora zanuza. Arangije aza n'amaguru ari gusoma Umwuka Wera. Ageze kuri Sejeri muhanda ku Rusisiro, hafi abantu bategera amamodoka, aravuga ati rero ikintu ugiye gukora ngiye kubwira abantu bose yuko hari Umwuka Wera. Arareba ku Mwuka Wera, urabona navuye mu kibikira, urabona sina gukoresha isoni, naranakizwa sinigeze nsambana, sinigeze niba, sinigeze ndambere n'umukirisitu. None naho ngejeje mu itorero aho ubutangira naho bamuje warawunyimye, ndi umukobwa ukuze, wamaye Umwuka Wera, tugiye kuvuza induru mbwira abantu bose yuko hari Umwuka Wera, dusebane nawe usebe mu muhanda. Arangije ikintu Imana yakoze ngo yumvise ijwi rimubwira ngo genda mu rusengero turahahurira ndakubatiza. Araza yicarana ibanga ry'ijwi yumvise, aricara turasenga, twese turi gusaba Umwuka Wera, turi gusengera abantu benshi bashaka Umwuka Wera, nawe ufite bashaka imbaraga. Arangije niwe wabatijwemo wenyine, Imana imubatiza Umwuka Wera. Ni umudamu wa Mbonabucya n'umuzi Augustin mwarimu, ni umudamu. Imana imubatiza Umwuka Wera wenyine mu bantu 100 bamaze icyumweru bari gusaba Umwuka Wera, abatizwa Umwuka Wera wenyine. Musabe imbaraga z'Umwuka. Afite umubare utuzi, twababwira ibintu byinshi cyane. Mwabyumvise? Musabe imbaraga z'Umwuka Wera. Musabe imbaraga z'Umwuka Wera. Soreje kuri uyu mukobwa witwa Gatarina, twasenganye, twaririmbanaga muri Jenoside. Abicanyi baza kumukoresha ibishitani. Arababwira ati rero mwanyibeshyemo, ntabwo yahigwaga, mwanyibeshyemo, ntabwo ngewe nakora icyo cyaha. Uragikora, twagikoresheje n'abandi benshi, atabona ibo ngewe ntibishoboka. Yari yuzuye Umwuka Wera. Barangije baraterura bakubita hasi, nawe ariterura ku biti bigera, baraterura n'akiterura barya inzara, baraterura n'agakora amasipo, bamara isaha barwana, arabananira. Icyavuyemo ni ikirere, bavuze ati tugiye gukoresha izindi mbaraga tutitaye ko tuziranye. Baba bamuteye icyuma ku kuboko,
bakimuteye amaraso arataruka ati n'ubu nurebe keretse mu mutima mududubije mu mutima mukansambanya nuko napfuye nicyo gisigaye cyonyine naho ubundi sinshobora gukora iki cyaha. Ararwana bamutera ikindi cyuma kwitako, aranga arakomeza bamugiye kumutera mu mutima, abafashe icyuma intoki zirikata. Baravuga ati rero uyu muntu tugomba kumwica nta mpuhwe dufite. Arasohoka bajya kumurumogi, bajya kwicanginga. Mu gihe basohokaga Imana iramuhisha mu mbaraga zayo, barinjira baramushaka baramubura, iramuhisha. Kumbaze barashaka indi minota 30 baramubura, baragira ati tuzagaruka ni hano tuzakubone waducitse. Turangaye ariko umenye ko nitwe nani baragiye ntibagarutse. Gatarina Imana iramurinda. Ubwo twarimbana muri korali Imana, we icyo yakoraga gusa ni ukwerekana inkovu zo kunesha. Yerekanaga inkovu zo kunesha. Haleluya. Yari umukobwa wuzuye umwuka wera. Sigaje umukobwa umwe n'umusore umwe, nzababwira abantu bashaka umwuka wera muhaguruka. Ntibishoboka yuko abisi bapfa kugira ngo ubonere ukwihana, gukizwa, ukwezwa ntabiri. Akabiri ugomba kugira inyota yo kumusaba, ukava ahangaha ujya kuwushaka ukakora wamara iminsi 10 wamara 3 ngiye kugusengera gusa iki kivuzo cyawe ngiye kugisengera. Kuvuga ngo urahita ubatizwa kano kanya, nimba unabatizwa ibyo birakureba. Ngiye gusengera iki cyifuzo, ahasigaye nawe ugende usaba umuriro w'umwuka wera. Kubera ko hari abo wazimyeho umuriro wazimye. Iyo umuriro uzimye muziko hajya mwimbwa, imbaragasa, injangwe, imbeba. Iyo mu mutima umuriro w'umwuka wera wazimye, ikijyamo hajya mwimbwa, ihene, inyamaswa byose bikunda ivu, bikunda ahantu umuriro wazimye. Niyo mpamvu ubona dayimoni zose zirwa zigukatura, zirwa zigushifona. Umuriro warazimye nta guhamya, ariko nugira imbaraga zo guhamya uzajya uhituba. Hari ubu bahuje mu isoko yaje ashaka kuyoragura, ahitamo kubita intoki tumwisirageze, ahitamo warakijijwe. Yararukanaga cyera atarakizwa, ashaka kugira ngo nibya bintu byo kujyana umunwa, ahita kubita dayimoni. Warakijijwe nawe tugose waruje mu bicikano, atugorega nasone mu isoko ra bisira cyakuse. Reka twuzunguka. Koze Imana muhabu ibiganza hariya, naje n'icyifuzo sengera niba kandi banihannye bazakomeze basaba umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, manura imbaraga z'umwuka wera muri iri teraniro. Abantu buzura umwuka wera, abantu buzura imbaraga z'Imana. Umuriro w'umwuka wera ushoboza abakozi b'Imana gukora umurimo wo biragoye, biraruhije muri ibi bihe. Badafite umwuka wera ntabwo babishobora. No gutanga amaturo ntibayatanga, no gufasha abakene ntibabishobora, no kujya mu materaniro byabananira, no kuririmba ntibabishobora, no guhanura baraceceka. Niyo mpamvu bakwiriye imbaraga z'umuriro w'umwuka wera kugira ngo bashobore kuguhamya, bashobore gukiranuka, bashobore gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Nasengera abagabo barimo, nasengera abadamu barimo, nasengera abasore, nasengera abakobwa. Buri muntu wese ushaka umwuka wera abaherereye hose, muzuza izi imbaraga z'umwuka wera. Kandi reka inyota, reka amasengesho abe muri bo, basenge, bakiranuke, bagukorere, bashaka izo mbaraga. Urakoze ndagushimye ko hari icyo ukoze muri iri teraniro, tugukomeye mu mashyi mu izina rya Yesu. Ukabara neza, indwara zizakira, ibigeragezo bizahunga, intambara zizanesheka. Urakoze Yesu. Baririmbyi bawe umugisha, bakozi bawe umugisha, itorero ryose urigirire neza. Imbaraga z'umwuka wera zize mu ngo zacu, imbaraga z'umuriro w'umwuka wera mu kazi aho dukorera. Mana mu ngendo tugende dufite imbaraga z'umuriro w'umwuka wera. Urakoze turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Amina.